ndabasuhuje. Ubuntu bwe muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese dukunda no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Indamukanyo igere ku bantu bose bakora iby'Imana ishaka, bakunda gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana bicisha bugufi. Tugiye kurebera hamwe impamvu Imana yaturemye. Wowe inshuti iri mu indora nonaha, nawe inshuti uzandeba ubutaha, ndagira wowe uri mu hano mu Rwanda, mu bihugu bitandukanye by'isi nzima, ndagira ngo ugire gutekereza kuri iki kintu tugiye kuganiraho. Mbere yo kuganira dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, Mana igira neza, je imbere yawe ngushimira neza y'uje urukundo wabanye nanjye mu itegura ry'iki kiganiro. Ndagira ngo iki kiganiro kizabashe guhindura imitima bafite gukiranukira kandi bagenda nk'uko waringanije. Uwiteka Mana ikiranuka, uyu mwanya ngusabye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo ambashishe kuvuga ubwiru bwawe, ndetse n'abazabwumva bubashe kubahindura, kuko nubwo twe tubiba ni wowe ukuza. Ngaho rero niringiye kunyumva, niringiye kandi ko n'abazabyumva bazabyumvishwa n'ijambo ryawe. Nizeye kuyoborwa nawe mu izina ry'Umwami akaba n'umucunguzi wanjye Yesu Kristo, amen. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ikiganiro kigira kiti impamvu yo kubaho kwawe uyitwara ute? Impamvu yo ubuzima bwawe, impamvu yo kubaho kwawe witwararika ute? Tugiye guhurira hamwe mu gitabo cy'Umubwiriza igice cyawo cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dusoma ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ubundi hariho igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa n'igihe cyo kuzuka. Ariko iyo wangije kimwe mw'ibi bihe kuzabona ubuzima bugushitsa mu kindi gihe, ndavuga iki gihe cyo kuzuka, byagorana. Hari icyo bisaba. Kuki mbivuga ntyo? Imana iremye umuntu, yamushyizemo igitekerezo cyo kubaho iteka adapfa. Ikimenyimenyi, reka dushingire ku byanditswe. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cyawo cya 3 umurongo wa 11 dusoma ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yakize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo. Uburyo umuntu atabashe gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Niyo mpamvu igihe cyawe ukora bihushe n'ubushake bw'Imana. Bitekerezeho. Niyo mpamvu tugiye kureba kugira ngo tunoze cya gihe cyacu cyo kuvuka, uburyo twakabaye twitwararika. Reka twifashishe umwe mu muburo umuhanuzi Mika yakoresheje kugira ngo turusheho kugendana n'Imana twicishe bugufi. Turabisanga mu gitabo cya Mika ibice 6 umurongo waho umurongo w'8. Dusoma ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza cyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira
no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Reka tuze turebere hamwe ijambo kurindi. Gukunda gukiranuka bisobanura iki? Gukora ibyo gukiranuka ibyo byo ubwabyo bisobanura iki? No gukunda kubabarira nabyo bishushanya iki cyangwa se byerekeza ko twagenda dute? Twagendana n'Imana twicishe bugufi mu buhe buryo? Niyo mpamvu ngiye gusubira mu ijambo iboneka muri Mika ibice 6 umurongo w'8. Dusoma ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Ijambo ngo gukora ibyo gukiranuka bisobanura iki? Gukora ibyo gukiranuka birenze gukora ibyiza. Ni ukuvuga kutagira amakemwa mu byo ukora, kutagira amakemwa mu byo ukora usohoza ubushake bw'Imana. Dawidi yaje kugira icyo abivugaho muri Zaburi ya 26 umurongo waho wa 11. Yagize ati, wibuke Dawidi numwe wanejeje umutima w'Imana, wanejeje umutima w'Imana, wahuriranye neza nuko umutima w'Imana umushakaho. Urabisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Dawidi numwe mu bantu bakoze cyangwa se bahuriranye neza n'umutima w'Imana. Dawidi rero muri Zaburi ya 26 umurongo wa 11 yavuze ati, ariko njyeweho gukiranikwa kwanjye niko nzagenderamo, uncungure umbabarire. Dawidi yari afite imitekerereze iteye ityo, kandi Uwiteka yaje kumushima. Ijambo ngo gukunda kubabarira ryo risobanura iki? Ubwo Yesu yari hano ku isi, yigishije abigishwa be akamaro ko kubabarira. Twibukiranye umugani w'umugaragu utarababariraga, utararangwaga no kubabarira. Turabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 18 umurongo wa 21 kugera 35. Aha umugaragu umwe yari arimo shebuja ideni. Nyuma yaho aza kwinginga shebuja. Uwo mugaragu asohotse afuyeyo ahurirana n'umuntu wari uri muri mu mwenda. Ngo aramufata agira ati, amushyira mu nzu y'imbohe, amushyira mu nzu y'imbohe. Anategeka ko yazavanwa mu nzu y'imbohe hari uko yishyuye. Nyuma yaho abagaragu bagenzi be bagiye kubibwira shebuja. Shebuja afata icyemezo cyuko uwo mugaragu agomba kumwishyura, ndetse nawe agashyirwa mu nzu y'imbohe kugeza igihe azamarira mu ideni. Umurongo wa 35 ndi kuvuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 18 umurongo wa 35 ngo, na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese na mwene so mubikuye ku mutima. Umucyo noneho turebere hamwe kugendana n'Imana twicishe bugufi bwabyo byo bisobanura iki? Ijambo kugendana n'Imana rishobora gusobanura cyangwa gukurikira uko igikorwa runaka gikorwa. Umuntu ugendana n'Imana abaho mu buryo bushimisha Imana. Urugero twabonye ni umugabo w'intwari wabayeho mu bihe bye, Nowa. Nowa yagendanaga n'Imana yicishe bugufi. Ikimenyimenyi nusoma mu Itangiriro igice cyaho cya 6 umurongo waho w'9 dusoma ngo, uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yaratunganaga rwose mu gihe cye,
Nowa yagendanaga n'Imana. Ese ugenda? Ndabasuhuje. Ubuntu bwe muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese dukunda no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Indamukanyo igere ku bantu bose bakora iby'Imana ishaka, bakunda gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana bicishe bugufi. Tugiye kurebera hamwe impamvu Imana yaturemye. Impamvu Imana yaturemye. Wowe inshuti iri mu indora nonaha, nawe inshuti uzandeba ubutaha, ndagira wowe uri mu hano mu Rwanda, mu bihugu bitandukanye by'isi nzima, ndagira ngo ugire gutekereza kuri iki kintu tugiye kuganiraho. Mbere yo kuganira dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, Mana igira neza, je imbere yawe ngushimira ineza y'ijuru urukundo wabanye nanjye mu itegura ry'iki kiganiro. Ndagira ngo iki kiganiro kizabashe guhindura imitima y'abafite gukiranukira kandi bagenda nk'uko waringanije. Uwiteka Mana ikiranuka, uyu mwanya ngusabye imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo ambashishe kuvuga ubwiru bwawe, ndetse n'abazabwumva bubashe kubahindura, kuko nubwo twe tubiba ni wowe ukuza. Ngaho rero niringiye kunyumva, niringiye kandi ko n'abazabyumva bazabyumvishwa n'ijambo ryawe. Nizeye kuyoborwa nawe mu izina ry'Umwami akaba n'umucunguzi wanjye Yesu Kristo. Amen. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ikiganiro kigira kiti impamvu yo kubaho kwawe uyitwara ute? Impamvu yo ubuzima bwawe, impamvu yo kubaho kwawe witwararika ute? Tugiye guhurira hamwe mu gitabo cy'Umubwiriza igice cyawo cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dusoma ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ubundi hariho igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa n'igihe cyo kuzuka. Ariko iyo wangije kimwe mw'ibi bihe kuzabona ubuzima bugushitsa mu kindi gihe, ndavuga iki gihe cyo kuzuka, byagorana. Hari icyo bisaba. Kuki mbivuga ntyo? Imana irema umuntu yamushyizemo igitekerezo cyo kubaho iteka adapfa. Ikimenyimenyi reka dushingire ku byanditswe. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cyawo cya 3 umurongo wa 11 dusoma ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Mu gihe cyacyo. Kandi yakize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo. Uburyo umuntu atabashe gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Niyo mpamvu igihe cyawe ukora bihushe n'ubushake bw'Imana. Bitekerezeho. Niyo mpamvu tugiye kureba kugira ngo tunoze cya gihe cyacu cyo kuvuka, uburyo twakabaye twitwararika. Reka twifashishe umwe mu muburo umuhanuzi Mika yakoresheje kugira ngo turusheho kugendana n'Imana twicishe bugufi. Turabisanga mu gitabo cya Mika ibice 6 umurongo waho umurongo w'8. Dusoma ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki?
ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Reka tuze turebere hamwe ijambo kurindi. Gukunda gukiranuka bisobanura iki? Gukora ibyo gukiranuka ibyo byo ubwabyo bisobanura iki? No gukunda kubabarira nabyo bishushanya iki cyangwa se byerekeza ko twagenda dute? Twagendana n'Imana twicishe bugufi mu buhe buryo? Niyo mpamvu ngiye gusubiramo ijambo iboneka muri Mika ibice 6 umurongo w'8. Dusoma ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Ijambo ngo gukora ibyo gukiranuka bisobanura iki? Gukora ibyo gukiranuka birenze gukora ibyiza. Ni ukuvuga kutagira amakemwa mu byo ukora, kutagira amakemwa mu byo ukora usohoza ubushake bw'Imana. Dawidi yaje kugira icyo abivugaho muri Zaburi ya 26 umurongo waho wa 11. Yagize ati, wibuke Dawidi numwe wanejeje umutima w'Imana, wanejeje umutima w'Imana, wahuriranye neza nuko umutima w'Imana umushakaho. Urabisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Dawidi numwe mu bantu bakoze cyangwa se bahuriranye neza n'umutima w'Imana. Dawidi rero muri Zaburi ya 26 umurongo wa 11 yavuze ati, ariko njyeweho gukiranikwa kwanjye niko nzagenderamo, uncungure umbabarire. Dawidi yari afite imitekerereze iteye ityo, kandi Uwiteka yaje kumushima. Ijambo ngo gukunda kubabarira ryo risobanura iki? Ubwo Yesu yari hano ku isi, yigishije abigishwa be akamaro ko kubabarira. Twibukiranye umugani w'umugaragu utarababariraga, utararangwaga no kubabarira. Turabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 18 umurongo wa 21 kugera 35. Aha umugaragu umwe yari arimo shebuja ideni. Nyuma yaho aza kwinginga shebuja. Uwo mugaragu asohotse afuyeyo ahurirana n'umuntu wari uri muri mu mwenda. Waramufata agira ati, amushyira mu nzu y'imbohe, amushyira mu nzu y'imbohe. Anategeka ko yazavanwa mu nzu y'imbohe hari uko yishyuye. Nyuma yaho abagaragu bagenzi be bagiye kubibwira shebuja. Shebuja afata icyemezo cyuko uwo mugaragu agomba kumwishyura, ndetse nawe agashyirwa mu nzu y'imbohe kugeza igihe azamarira mu ideni. Umurongo wa 35 ndi kuvuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 18 umurongo wa 35 ngo, na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese na mwene so mubikuye ku mutima. Mucyo noneho turebere hamwe kugendana n'Imana twicishe bugufi bwabyo byo bisobanura iki? Ijambo kugendana n'Imana rishobora gusobanura cyangwa gukurikira uko igikorwa runaka gikorwa. Umuntu ugendana n'Imana abaho mu buryo bushimisha Imana. Urugero twabonye ni umugabo w'intwari wabayeho mu bihe bye, Nowa. Nowa yagendanaga n'Imana yicishe bugufi. Ikimenyimenyi nusoma mu Itangiriro igice cyaho cya 6 umurongo waho w'9 dusoma ngo, uru ni rwo rubyaro rwa Nowa.
Nowa yari umukiranutsi, yaratunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Ese ugenda